Good, muraho neza. Iyi ni MT22 Music ikomeje kubakunda no kubagezaho ibyiza byinshi. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku gice cya mineri. Akenshi tutibanzeho, ngira ngo twagiye twibanda ku gice cya majeri cyane mu manota ya majeri do, sibyo, na re, na mi, na fa, imwe bafata gutya cyangwa bare yayo nayo ni bare, no composition iza mu gikumwe. Okay, cyangwa se iyi gice ariyo twabonye akenshi ikunda kwibanda kuri solo. Okay, ariko iyuzuye ikabiri. Okay, sol, la, fatwa gutya na gutya, cyangwa se ubukungahaye nkunda kwigisha abanyeshuri bukaba gutya kubera impamvu nyinshi nagiye mbasobanurira. Okay. Okay. So rero ndetse na si, okay, ariyo ifatwa. Okay. Okay. Cyangwa like this, mbinyuzemo nihuta ko mubizi. Sorry, soko mubizi mwese mubonye iyi video, ngira ngo nuko nshatse kumenyesha ko amasomo menshi nagiye nyashyira kuri iyi channel uri gukurikira. Ubishatse wajya hasi rwose wagiye tubona neza uko bimeze. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bijyanye na mineri. Twarazibonye ejo bundi kuri mu isomo nabahaye, I think mu gihe gishize, I think nabwo wajyaho neza ukareba content iriho ya mineri. Do minere, la minere, ndabinyuramo nihuta kubera yuko twarabyize. Mi minere, fa minere,
sol mineur na la mineur ndetse na si mineur. Okay, twabonye ko si mineur isa na do mineur ariko bitandukana muri fret wakanze mu do mineur muri fret ya gatatu iyi, kandi si mineur muri fret ya kabiri ariyo iyi ngiyi turimo. Batazi fret ni tuno twuma ni ubona aha iyi space ubona cyane cyane kano kuma niko dushaka kuko niko gakora ijwi iyo gahuje n'umurya w'icyuma, hanyuma ukawuhuza n'icyuma cya fret, sound irasohoka. Niyo dushaka cyane. Nababwiye ko amakosa aramwe kudasobanura neza bituma umuntu ajya gukanda agakandira inyuma ya fret cyane, inyuma cyane, ugasanga umurya wawe urasaraye. Niba ari do ugiye gukanda ukabikandira inyuma, imirya igasarara. Twabonye ko ari amakosa ndetse ukoresha imbaraga nyinshi ukanda, kandi byakabaye ngombwa ko wegereza gato inyuma, gato cyane, imirya yawe ikavuga neza kandi udakanze cyane. Okay, ariko ugasanga wakoresheje imbaraga nyinshi kandi wakanze atariho, kandi ugomba kwegereza gatoya umurya wawe ukawegereza iyi fret y'icyuma, sound igahita isohoka. Ibyo twarabibonye ntago nshaka kubitindaho. So tugiye kureba rero bita progression, 3 progression chords za mineur apana majeri. Twarazibonye do muri majeri, bwo mvuga do na fa ndetse na sol. Twazibonye mureke fa ndetse na sol. Twarazibonye ayo manota atatu kuyahuza wabasha gucuranga indirimbo nyinshi cyane zibaho, ukazenguruka isi ucuranga. Usanga fa do nanone ndetse na sol. Ushobora kuzenguruka isi wicurangira ibyo bintu byawe bitewe n'uburyo ufite experience yo kwihuta, speed. Hanyuma tubona re, sol, la, mi, la, si, fa, la, dièse, do, birakomeza kugeza kuri si, mi, fa dièse. Majeri twarazibonye. So rero ushobora kwibaza ngo ese mineur zo zitandukanye gute, na yahe manota umuntu ahuza hanyuma nayo kabyara injyana? Burya rero mwana wanjye reka nkubwiresha unyumve maze ntabwo bitandukana. Niba ari do ya majeri na fa na sol, n'ubundi ni do ya mineur, okay, na fa mineur ndetse na sol mineur. Pa 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 do be pa 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 pam 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 pam. Wabonye iyo ni do ndetse na fa mineur ndetse na sol mineur ukajya muri do mineur. Okay, oh pa 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 pa. Wabyumvishe? Ibyo tayari ni amanota atatu ya do na fa na sol, ariko bya mineur bishobora kubyara injyana ya mineur, ku buryo indirimbo nyinshi za mineur ushobora kuzikoresha. Akenshi nuko ubu ngubu njye basigaye zivangiye, ugasanga majeri ivanze na mineur, nabyo twarabibonye. Noneho na mineur indirimbo akaba ari mineur, ugasanga wenda tuvuge urugero, wenda tugiye muri mineur ya re. Mu bisanzwe majeri ya re ijyana amanota yahe? Twarayabonye ni re, sol na la. Tugiye kora muri re mineur yacu, re, sol na la mineur. Ni
niyo bigomba kujyana. Nababwiye ko amanota ari amwe, ayandi atatu duhuza, ahubwo yo amwe nuko ari majeur andi akaba mineur, sibyo? Urugero ba ba ba, so mineur, la mineur, ba 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 ba, la mineur, ba ba ba. Ndabinyuramo nihuta kubera impamvu imwe, nuko mineur twazize ubushize. Muze kureba abatarazize neza, muze kureba imyitozo, muze kureba neza kuri content nk'ebyiri zishize I think. So muraza kubonamo amanota ya mineur uburyo twagiye tuyiga neza ku murongo. So indirimbo rero kenshi mwagiye munsaba iba muri mineur, impamvu mbanje kunyuramo, ariko kandi mbere y'uko isomo ndisimbuka ryose kugira ngo rirangire, wafata ikayi wo kabyara we mba hafi, ufate ikayi wandika ibintu ngiye kubwira kugira ngo tubikore mu buryo buri profession. Ufata amasomo bisanzwe, arabagiye bambwira kujya ku kibaho, nta kibazo nacyo nakijyaho, ariko biba byiza nabwo gutega amatwi kugira ngo ugende wandika neza ku murongo. Ushobora kudownloadinga iyi video, nta kibazo, byashoboka, hanyuma bikadufasha, ariko kandi n'ikibono cyo twakijyaho nta kibazo mu gihe gikwiriye. Hanyuma rero ugiye kwandika do na fa na sol. Mineur bitandukanye mu kwandika, wandika do hejuru ugashyiraho m, iyo m bimenyesha ngo ni mineur, sibyo? Mineur, andika do m, fa m na sol m, niyo manota n'ubundi bijyana. Muri make kubakurikiye amanota ya majeur ajyana do fa sol re sol la mi la si kugeza kuri si mi fa dièse, n'ubundi ni bimwe, ariko tubyandike kugira ngo byumve neza. Do fa sol, ubwo hejuru ushyiraho m m m. Okay, mwandike do mineur, fa mineur ndetse na sol. Wabyanditse. Tujye kuri re, andika re mineur, re mineur, sol mineur ndetse na la mineur. Okay, re mineur, subiremo, sol mineur na la mineur, la mineur. Okay, manota ni bijyana. Noneho mi mineur, la mineur ndetse na si mineur. Okay, mi na la mineur ndetse na si mineur. Banditse mi mineur ndetse na la mineur ndetse na si mineur, ayo wayanditse. Okay, twagiye kuri fa mineur, ni izihe zijyana sasa? Fa, la dièse, mineur, la dièse wayibonye aho iri, unubundi ukanda nkuko twabonye do mineur cyangwa si mineur. La dièse mineur ni uguhera kuri fret ya kangahe? Ya mbere. Okay, wayibonye ni position imwe na do mineur na si mineur, la dièse mineur ngiyo hano. Okay, iyo niyo la dièse mineur. Okay, wagiye fa mineur, fa la dièse mineur ndetse na do
do mineur, sibyo? Ubwo ni fa mineur, la dièse mineur ndetse na do mineur. Ubyandike neza, sibyo? Twagiye kuri sol. So mineur, do mineur na re mineur. Make ni so do re. So do re bya mineri niyo manota bivanga. So do re. Okay? Twagiye muri la mineur. La re mi niyo manota bivanga. La la maroya. Mebonye re mineur. Mi mineur. Ba 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 ba. Iyo ndirimbo yujuje amanota ya mineri gusa. Ni la mineur, na re mineur, na mi mineur. Okay? Ni uhoraho haramana ni uhoraho hari ibyishimo byawe. Okay? Yeah, sorry. Ako nakabarimu mwihangane. Hanyuma rero turi kuri la mineur, non si mineur. Tugiye kuri si mineur, si mi fa dièse. Si mineur, mi mineur, fa dièse mineur. Si mineur. Okay? Mi mineur na fa dièse. Fa dièse mineur. Okay? Ayibonye ariyo iyi ngiyi fa dièse mineur. Iyi ni fa mineur. Fa dièse wigira imbere gato, sibyo? Ikaba dièse mineur. Okay? Muri make tubonye si mineur. Okay? Mi mineur, si mineur, mi mineur, fa dièse mineur. Okay? Okay, ayo ni amanota atatu ya mineri ajyana guhera kuri do, fa, sol, re, sol, la, mi, la, si, ariko bya mineri kuriyo byabyara injyana. Urugero rwiza rw'indirimbo mwagiye munsaba ishobora kuba cyakora ifite amamineri ndetse n'amajeri bikaba bijyana ni iyi ivuga ngo okay. Sibyo? Okay. Kanyicurange mu makode gusa ntayigira muri improvisation ya la mineur. Hanyuma twumve uko bimeze. Turacyafite byinshi yo gukora, murumva ko na la mineur ifite icyo bita improvisation, sibyo? Okay. Mi, do, sol, la mineur, ré mineur, la mineur, do, si, sol, la mineur. Incousiramo.
Okay, iyo ndirimbo ntago ngira ngo mwabonye ko ari minel ariko n'amajeri bigiye bivanga biryoshye cyane. Ushobora kuvanga majeri ugatangira majeri ukayivangamo minel, cyangwa se ugatangira minel ukayivangamo majeri, ibintu byose bikagenda neza bikaba biryoshye cyane. Rero Imana ibahe umugisha, ntekereza ko ibindi tuzabikomeza. ntaragenda ndashaka kubabwira akantu gatoya kajyanye na kategori y'abanyeshuri tujya tugira ahangaha. Hari abanyeshuri biga muri MT 20 Music hano mu kigo, hari abandi biga online bari kure y'ikigo, bari mu Rwanda cyangwa se mu bihugu byo hanze. Ndacyabashimira cyane uburyo mukomeje gukora imyitozo, rwose ndabashimira pe, nejejwe kwitwa umwarimu wanyu. Imana ikomeze ibagirire neza. Hanyuma rero hari kategori z'abanyeshuri ngiye kubabwira. Hari abanyeshuri mu bisanzwe mu maraso yabo baba bafite impano y'umuziki byihuse ku buryo bigaragara. Usanga baririmba amajwi nk'atatu, usanga aririmba soprano, alto na tenor muri korali, nta muntu wabimwigishije, ahubwo ari music understanding afite mu mutwe cyane. Usanga biva mu maraso, papa we mama we cyangwa se basokuruza n'abanyuwati, ugasanga bo barasanzwe bifite mu maraso. Bene abo bantu baje kwiga umuziki biroroha, tumuha isomo rimwe usanga yavumbiyemo ibindi, ibyo bikaba byoroshye. Ibyo ugasanga afite impano ariko kandi cyane yo mu maraso. Hari n'abandi baba bafite impano muri bo ndani ariko bataragize amahirwe yo kubivukiramo, bataragize amahirwe yo kubona mu muryango wabo hari umuntu ubikora, bitewe n'aho kenshi bagiye bavukira. Ugasanga ntabwo babikoze, wenda mu mubyeyi we papa we cyangwa mama we yari afite iyo mpano, ariko siyagira amahirwe akiri umwana muto kuyiprovidinga ngo iyo mpano izamuke. Abo banyeshuri ni babiri duhura nabo twebwe nk'abarimu. Amasomo wa muntu ubifite mu maraso bigaragara ndetse n'iwabo bakoze, usanga bitworohera kumwigisha akavumbura ibintu byinshi, ugasanga bimenye vuba byihuse immediately, sibyo? Ariko wa wundi utarahuye nabyo ngo abibone, ugasanga araje turimo turabibyutsa muri we, ni ukubyutsa ibintu bitigeze bigaragara muri we, ariko kandi mimbere ndani bimurimo ndetse abikunze. Birangwa n'iki? Birangwa n'urukundo rwinshi ibyo bintu abifitemo. Ugasanga umva arashaka kwiga, afite inyota yo kwiga, yanabikoraho wenda akagira akazi kenshi akabisubika, ariko inzara igakomeza akongera akabizamo. Ikintu kizakubwira yuko ari impano yawe ni iyo nzara nyinshi uba ufite mu mutima wawe, kandi uko byagenda kose wagira imyaka ingarite, iyo nzara ikomeza kukurya n'ubundi bigasoza ukomeje kubyiga. Imana ijya iguhuza n'abarimu babizobereyemo bazi uko bagutwara. Ariko ndagira ngo bamenyeshe yuko banyeshuri banjye ntimuzacike intege, n'abanyeshuri bose bigira ahandi mu bindi bigo bitandukanye. Nshimira n'abarimu bakomeje kwigisha umuziki no mu Rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye, bakomeje gushyigikira iyi passion ijyanye n'umuziki tuba twifitemo ndani. Ndabashimira rero. Umunyeshuri umeze utyo uhumura, ushobora kuyifata bitinze, ntabwo isomo ukabona rimaze iminsi 3 arayifata, humura. Biterwa n'inkomoko, biterwa nuko wakuze nta muntu ubona ubicuranga iwanyu, cyangwa se ukaba bizi neza ko umuryango nta muntu wabikoze, ugasanga biragukomereye. So natwe nk'abarimu biba bimeze nko gufata kujya guhinga ibishyimbo, ariko ugasanga ugiye kubihinga ryari ishyamba ritigeze rihingwamo. Icyo gihe nubwo byera, ariko mbanza gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo rya shyamba nditwike, nditeme, then ndangiza nditwike, nindangiza mpinge, sinzi ukuntu babyita, bwa mbere guhinga, bwa kabiri ugasanza, I don't know like that. Hari n'igihe ushyiramo ifumbire bambe kugira ngo imbuto yawe izamuke imeze neza. So bene abo banyeshuri baba batandukanye, hari uwifata vuba bikihuta, hari n'undi uyifata mu buryo bworoshye kubera ya mateka twabonye ko umuryango cyangwa ababyeyi be babikoze. Nkanjye byaranyoroheye cyane nanjye kubera yuko nasanze mu kiryango birimo, ariko nshima Imana yuko hari abantu badutangirira kuri hasi, dutangirira hasi. Usanga umunyeshuri uje rwose atarigeze na gato,
ndabashimira abanyeshuri aho bari, ndabizi namwe ko imitima yanyu yishimye rwose, tukabageza kuri level nziza kandi twifuza kugeraho. Rero ndabashishikariza ngo mwere gucika intege, muhumure. Ushobora kuzana n'umunyeshuri ukabona we ahise abimenya vuba, wowe utinzeho gato, nta yindi mpamvu, niyo mpamvu. Kabiri, kuvunika mu buto bwawe ni byiza kuko bituma ubwonko bumenyera guca imiyoboro mishyashya iri kugenda iremwa, kuko ubwonko ni twebwe dutuma butekereza ibintu byagutse kandi mu buryo mu gihe gito. Ugasanga umuntu yamenyereye kuvunika mu bwonko bwe, undi ntabwo yamenyereye kuvunika mu bwonko bwe. Bene abo bantu gufata akenshi biba bitandukanye, kuko usanga no muri muzike dukoresha ibice byinshi by'ubwonko kugira ngo tubashe kurokora umuziki wacu, sibyo? So rero byonyine nk'igice gishinzwe guconnectinga iyi left ndetse na right hands, byonyine icyo gice kuntu kiba gikoresha imbaraga nyinshi mu cy'ubwonko kugira ngo bihuze, ndetse nicyo bita n'ikiyobora coordination, n'igifite coordination kugira ngo tubihuze neza ibi bintu, hanyuma ubwonko butanga gukora ibintu byiza, n'ibyaha bikora ibintu byiza, then duhuze dukora ibintu ku buryo ubwonko butanga do hano, ahangaha kandi bugacuranga imirya yagenwe muri do, sibyo? Ku buryo ahangaha bimenya ngo byacuranze do na la mineur naki, ahangaha bikamenya ngo niho ngomba gucuranga, bigakorana. Ibyo bice by'ubwonko bwabyo nibyo tuba turi kugerageza kugira ngo duhuze, bibashe gukorana, natwe dukora ikintu kizima muri muzike, dutanga ibintu byateguwe kandi bizima. Ntabwo umuntu ashatse gucuranga ibyo yiboneye yajya ubwo ni babandi bataba bizi, sibyo? Urumva akavuyo karimo, ntago biri coordination, nta coordination bifite, ntago bigendana neza ngo bikore ikintu kizima. Urabyumva icyo kintu? So nibyakuvuna rero ukabona byakugoye mu myitozo, nturambirwe, ahubwo tuba turi kugerageza kugira ngo ya miyoboro yawe y'ubwonko ikomeze icike, ibice noneho by'ubwonko bikorane neza, music ize imeze neza. Imana ibagire neza. Rero nakagaruka muri MT22 Music. Ubundi busobanuro mwahamagara iyo nimero muri kureba, iyi nimero rwose muhumure, ndashaka kubafasha mu buryo bwose. Aho ujijwe mpamagara kuri iyo nimero cyangwa se nyandikire kuri WhatsApp. Akenshi abashaka kwiga music, n'abashaka kugura ibikoresho bya muzika, n'abashaka kubikodesha, abashaka gukoresha indirimbo muri studio, mwambariza kuri iyo nimero, niho mwambariza, apana kuri YouTube cyangwa ku rubuga. Gusa ndabashimira comment mutanga n'uburyo mushimira MT22 Music, muntera ishyaka ryo gukomeza kubitaho no kubigisha. So mutugane hano i Kigali, i Remera, Kabeza, hafi y'urusengero rwa ADEPR. Rwose nimuze tubafashe, abashaka kwigira mu ishuri kandi abatabona umwanya, bafite akazi kenshi cyangwa se bari kure y'ikigo Kigali, mu by'ukuri mureke tubigishe online. Kohereza amasomo 2 mu cyumweru, ubwo ni amasomo 8 mu kwezi. Okay, so ubwo nabari hanze namo nuko bimeze mu bigo byo hanze, kandi nkomeje kubashimira uburyo mukomeje umuziki wacu dukunda. Ndabakunda.